ruriho iki gihe nuko Imana igiye gusarura umubare w'abantu benshi ariko cyane cyane abantu bafite abakozi b'Imana. Impamvu Imana igiye kubyemera nuko hari ibihe bikomeye bigiye kwanduza abantu bitiriwe izina ry'Imana. Imana igiye kwemera ko igiye gucyura mbere igasigaza abantu bagiye guhangana nabyo bameze nka Sadrach, Meshake na Abednego. Bishatse kuvuga ko Imana igiye kurobanura abanyantege nke batazashobora guhangana n'igihe cy'imperuka turi gusatira. Yego niko bisubivuze cyane. Wavuze niba numvise neza hari abantu b'ingenzi ni 12 bakomeye babakozi b'Imana baba bagiye gukurwa mu mubiri. Nazanye umuzingo ni umuzingo Imana yamaye ubutumwa w'ibimenyetso 12 by'ibintu bigiye kuba Imana igiye gusaruramo. Ariko hepfo nasoje mvuga ko hagiye kuba ihindagurika ry'ibihe mu buryo bukomeye ku bihugu bitandatu navuze. Nabisomye neza ndabisobanura. Imana imbwira ko abari mu ibyo bihugu byose bazafata igihe bagasenga kugira ngo Imana ibashyire protection. Cyane ko twatugiye no kwinjira mu mwanya w'amasengesho. Umuti cyangwa ibisubizo birabonekera ahantu hatatu honyine. Icyambere nuko Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bose gufata ibihe by'amasengesho. Ariho navuze cyane ngo kubaka igicaniro cyo mu ngo aho utuye. Niba uri umupfakazi ukubaka igicaniro nawe ukibera pasiteri mu rugo rwawe. Niba uri umugabo ukubaka urugo rwawe ukubakamo igicaniro cy'amasengesho. Mbega niba uba no muri ghetto ukubaka igicaniro cy'amasengesho. Inzira ya mbere no gusenga. Iki ni kimwe no gusenga. Indi nzira ya kabiri Imana yambwiye. Imana nuko yambwiye ngo abantu bongere bafata igihe. IREMBO RYERA TV, IREMBO RYERA TV. Reka tubakire nshuti bakunzi b'Irembo Ryera, mwebwe muri hafi ndetse na kure. Tubahaye ikaze mu kiganiro Imboni y'umuhanuzi. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuntu Imana itumye, n'umuntu Imana ihagurukije ngo aze atubwire cyangwa se akubwire nawe aho uri wumve ko Imana yongeye kukoherereza rwandiko rwo kugira ngo noneho ubigenze uko Imana ibikubwiye. Birashoboka kandi kufunguye kino kiganiro urwaye, unaniwe, ufite ibibazo bimwe cyangwa ibindi, hari wakubwiye nabi, wumva umutima wawe udatuje, ariko nkuzaniye itangazo. Kandi hirya y'itangazo nta kintu cyongerwaho. Ndatangaje ngo Imana ihagararanye nawe. Ndatangaje ngo kandi ubuzima urimo ntabwo uzabuhoramo. Ni itangazo nta kindi. Buri gitangazo rije riba rije. Rirakubwira ngo ntiwihebe, nturi wenyine, uri kumwe n'Imana. Imbere yacu hari inde kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka atangiye twibwira n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi, araza kubibwira ndetse uze kudukurikira, uraza kuguhana telefone ze ku buryo ibyo wakenera kumusobanuza ushobora kumubaza mu gikari. Karibu. Murakoze cyane. Ndanezerewe. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel. Imana turi kumwe. Ducumbitse Kigali, Rwanda. Turanezerewe gukandagira hano, kugera hano mu Irembo Ryera. Bisobanuye ngo ibyo tuzanye birera cyane, kandi uzanye umuzungu w'igitabo nk'umwe Mose yari afite ku mategeko. Cyane. Iyo bavuze imboni y'umuhanuzi, mbere yuko tubaho umwanya kugira ngo mukomeze wumve iki, turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Imboni y'umuhanuzi kuri njyewe nshobora kubyumva mu buryo bugeze kuri bune. Icyambere numva ko ari ijisho ry'ubuhanuzi cyangwa kureberana mu buryo bw'ubuhanuzi. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukuba umuhanuzi ariko ubera abandi urugero rwiza, kugira ngo ukubona wese avuga uti uyu muntu koko dukwiye kumwigiraho. Ubundi buryo bwa gatatu imboni y'ubuhanuzi ni ubuhanuzi bushingiye ku ijambo ry'Imana, budata ibyanditswe byera. Kane nabwo navuga imboni y'ubuhanuzi kuri nge nabisobanura ko ari ukuyoborwa n'Umwuka Wera. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Mbere rero yuko utubwira impambaro tuzaniye, reka dushyire imbere abantu badukurikiye, tubashyire imbere y'Imana kugira ngo kandi ntibumve gusa ahubwo banumvire. Karibu dusengere. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, usanzwe utwumva, uduhawe andi mahirwe kugira ngo tuvuge imirimo yawe.
kandi unyemerere aka kanya uyu munsi wa none ubutumwa bugiye gutambuka ku isi yose bugire agaciro kugiye kubwumva, tubisinze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen amen amen. Ngaho rero ni iki muduhishiye? Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi ndi gukumbuza abantu badukurikiye ku irembo ryera. Umuntu wese ugize amahirwe yo gufungura iki kiganiro, muhaye karibu anyemerere yicara tuze, kuko muzaniye umuzingo w'ubutumwa 12 bugenewe amahanga yose. Icyo Imana iri gushaka ku itorero, iri gushaka ku bantu bumvurunya ikinyarwanda n'abari kucyumva mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko ikoranabuhanga ryaraje, hari abari kubishyira muri translator bashobora kuba dukurikiye. Uyu munsi nzanyira umuzingo w'ubuhanuzi 12 bw'iby'Imana yampaye kugira ngo nongere ngeze ku itorero ryayo, ku bantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwa mu mahanga yose. Uyu munsi rero reka ngukumbuze nshuti muvandimwe kugira ngo tubane wumve icyo Imana yaduteguriye. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa tugiye kubabwira ubutumwa Imana yampaye. Ubwo narindi imbere yawe ndimo ndasenga, Imana irantuma irambwira ngo ninongere mburire itorero. Uyu munsi wa none topic y'ubwo butumwa iravuga ngo torero tube maso, tugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Iyo niyo topic tuza kuganiraho, ifite imizingo 12. Turaza no kuza kwifashisha ijambo ry'Imana, kuko ikintu cyose tuyoborwa n'Umwuka Wera, ariko Imana iduha n'amagambo y'Imana agiye ahuye n'ubwo butumwa. Icya mbere Imana yampaye nuko yarambwiye ngo nimbwire itorero cyangwa mbwire abantu cyangwa mbwire amahanga ko ngo hagiye kubaho akarengane kubizera Yesu Kristo. Ubu butumwa Imana yarabumpaye ngo mbabwire abantu ko hagiye kubaho akarengane gakomeye ku bantu bizera Yesu Kristo, ku buryo no kuvuga Kristo aho imbere bizaba ikibazo. Birasaba no kugira ngo umuntu wese uri kubwumva ubutumwa afate igihe cyo kuzajya asenga Imana kandi abwumve, bizarushaho kumukomeza mu bugingo bwe. Ubundi butumwa bwa kabiri nuko Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo Imana igiye gucyura abageni, mwitegure mwezwe. Uku gutaha kw'abageni ndabisobanura muri ubu buryo, nuko Imana ikimara kumbwira ngo igiye gucyura abageni bezwe, n'ubundi isanzwe bacyura, ariko itandukaniro ririho iki gihe nuko Imana yambwiye ngo hari umubare w'abantu benshi ugiye gutaha w'abakozi b'Imana mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane mu Rwanda bagiye gupfa mu Kinyarwanda cyumvikana neza. Gatatu nuko Imana yambwiye ngo nimbwe ngo hagiye kubaho inzara ikomeye n'ibura ry'akazi ku kigero kiri hejuru. Hagiye kubaho inzara mu buryo bwo kubura imirire, bisobanuye ko ari abantu bashinzwe ubuhinzi nabo n'ubworozi, ubu nabo Imana irabatekerejeho, hazabe guhunika hazabe guhunika ibyo kurya, kuko imbere aha Uwiteka yarambwiye ngo nintangariza abantu ngo hagiye kubaho inzara ikomeye n'ibura ry'akazi, ibura ry'imikorere mu buryo bugiye butandukanye, ekonomi y'abantu ikagenda isubira inyuma. Uwiteka ambwira aya magambo, yarambwiye ngo nimbabwire ngo muzafate igihe musenge, kuko iminsi ari mibi. Ibyo tubivuga ndabizi neza ko hari abantu babyumva bakumva yuko birambiranye, cyangwa twabivuga abantu bakumva yuko atari ukuri, ariko ndagutangariza ko nshuti yanjye Imana ikimpaye amagambo yarambwiye ngo nimbabwire ngo wowe uzi ko Imana ivuga, ukamenya ko Imana iganira n'abantu bayo, ndakwifuriza kudakerensa ubutumwa, kuko Imana yabigambire kugira ngo nge nawe tubashe kurokora ubugingo no kumenya uko dukwiye kwitwara. Ubundi butumwa bwa kane buravuga ngo gusenga, kuko Satani afite umugambi ukomeye wo gucogoza abagenzi cyane. Gusenga, kuko Satani afite umugambi ukomeye, ubutumwa bwa kane wo gucogoza
abagenzi cyane, wo gucogoza abagenzi cyane. Aya magambo Imana yampishuriye imbwira ngo aho ngaho nimpagera nzabagire abantu ngo Satani yabibye imbuto zo gukunda iby'isi, abiba imbuto zo kwikunda no kwirarira, ndetse abiba imbuto zo gucogora mu gusenga. Nawe urabizi neza ko hari ibihe wagiranaga n'Imana, ariko iki gihe warabiretse. Ngutumweho aya masaha kugira ngo nshuti yanjye ubashe kongera kwigenzura, urebe ko nawe utari mu bantu Satani yamaze gucogoza. Kandi ndakwifuriza kuba maso, kugerageza kwegera Imana, kugerageza kugarukiraho, kugerageza kubwira Imana ikongera ikakugarukaho, ikongera ikakweza, ikongera gutunganya, ikongera mu buzima bwawe, ukongera ukabaho mu buryo bw'umwuka ugakomera. Gatandatu ni ugukora imirimo izaduherekeza. Iyo tuvuga gukora imirimo izaduherekeza, Imana yamishuriye cyane imenyesha ko abantu benshi batagifite imbuto z'imirimo myiza. Iyi mirimo tuvuga harimo gusura abarwayi, harimo gufasha abatishoboye, harimo kugerageza kwita ku mbabare. Ari iki gikorwa mu bakristo, iki gikorwa mu bantu bitiriwe izina ry'Imana, Imana yambwiye ko cyamaze kubavamo. Bamwe muri mwe ndetse n'ibyo mwakoraga ngo mwaje kuberekeshwa ngo nuko mwagiye muhura n'umwuka w'ikinyoma wo kwizezwa yuko abantu muhaye ubufasha bagiye kubukora. Aha ndabivuga cyane ku ba diaspora, hagiye habaho ngo gucogora abantu, barabireka cyane ngo bitewe nuko hari abo bagiye bizezwa ko bazabikora ariko ntibabikora. Imana irambwira ngo nimwongere musubire ku rufatiro, kuko imirimo izaduherekeza mugenzi ujya mu ijuru. Iki nacyo kirakenewe kugira ngo umuntu yongere asubire ku rufatiro ryo gushakisha imirimo. Dufite amasengesho, dufite kwigiriza, dufite kuvuga ubutumwa, dufite kuririmba amakuru ajya atandukanye akomeye, dushobora gutanga icyacumi, dushobora gutanga amashimwe n'ibyo. Ariko ikijyanye n'imirimo ya gikristo, Imana iri kumbwira ngo cyane kwita kuri mugenzi wawe. Ahangaha Imana yarambwiye ngo abantu barahamaze kuhibagirwa. Ngutumweho aya masaha kugira ngo niba uri kumva uri gutsindwa, unyemere ugire kwikosora, unabitugaragarize hasi kuri commentaire, wihana uvuge ngo ndatsinzwe uyu munsi, Imana imbabarire, ugerageze kugaruka, ugerageze gusubira ku rufatiro. Ibimana izakugirira neza cyane. Ubutumwa bwa karindwi ngo ni ukwitandukanya n'ibitagira umumaro. Kwitandukanya n'ibitagira umumaro. Aya magambo reka tusome amagambo y'Imana kugira ngo ubundi butumwa ndaza nabwo kubukomeza ku 8 9 10 na 11 na 12, ariko tumaze gusoma ijambo ry'Imana rihura n'ubwo butumwa Imana yampaye kugira ngo mamenyeshe. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ahura n'ubu butumwa Imana yampaye, bwanditse muri Matayo 25, ndahera ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 10. Hagira ryati ngo umugani w'abakobwa 10. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amatabaza ku mperezo zira. Reka hanga nongere mbasubirimo cyane uhumve 5. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakana bati oya, ntiyadukwira,
twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire 10 bagiye kugura umukwe araza abari biteguye binjira nawe mu bukwe urugi rurakingwa. Ahangaha tuvuze ku magambo y'Imana akomeye atubwira uburyo umugani w'abakobwa 10 ndetse uri kunyumva birashoboka ko ushobora no kuba urizi kundusha cyangwa warasomye cyane, ariko ntubyumve nk'ibisanzwe ahubwo wumve yuko ari amagambo Imana yakugeneye kugira ngo uyumve. Bibiliya iratubwiye ngo icyo gihe ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa 10. Icyambere hari 5 b'abanyabwenge, hari n'5 b'abapfu. Habaho igikorwa gikomeye cyuko bose misiyo bari bafite, bari bategereje umukwe, ariko umukwe aratinda. Bibiliya tubwiye ngo amaze gutinda bose barahunikira. Ntabwo nzi uburyo umeze mu buryo bw'umwuka, ariko nyemerera use nkwibaza iki kibazo. Iyi minsi ubuzima urimo, uko ubayeho, uko wasengaga, ese ko umukwe atinze, ko Kristo yatinze, aho ni wahunikiye? Uko guhunikira Imana yabimbwiye mu buryo bukomeye, imbwira ko bamwe ari ugukunda indamu z'iby'isi, abandi ari ukujya kwivanga n'iby'isi, abandi ari ugusubira mu byaha bari bararetse bakabisubiramo. Imana irambwira ngo umukwe aratinze ariko abantu benshi barahunikiriye. Imana idutabare cyane. Ariko ku murongo wa 6 abisobanuye ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire. Imana itugire neza cyane ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire. Ndagira ngo bamenyeshe inshuti yanjye, ni igihe kirekire ubutumwa buvuga ko Kristo agiye kugaruka abantu batagikeneye no kubwumva, ndetse n'iyo umuntu afunguye aba yumva atashaka kubwumva, ariko ndakumenyesha ko Kristo kuza ko araje. Kandi uyu mwami wacu Yesu Kristo nkwibutse ko igihe kiri bugufiya kandi kiratwegereje. Uzaza ntabwo azatinda. Ndakwifuriza kuva mu bapfu ukajya mu banyabwenge. Aba 5 b'abapfu ntibatinda kuvuga ubutumwa ariko bafite imbuto za gipagani. Aba ntibatinda kugambanira abana, aba ntibatinda gusebya abana, aba ntibatinya gukora imirimo ya gipagani. Ariko abanyabwenge bafite amavuta bagereranywa n'abantu buzuye umwuka wera, bagereranywa n'abantu bahorana ibihe byiza byo gusenga, bagereranywa n'abantu bafite imbuto z'umukristo ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero kugira ngo dukomeze ubundi butumwa uyitekerezeho, ese iki gihe uri mu banyabwenge cyangwa uri mu bapfu? Imana itugiye neza cyane. Ku murongo wa 8 ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu yuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabakana bati oya ntiadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Aka kantu reka nongere se nkukarangurura mbibwira umuntu uri kubyumva neza, ukomere ku mavuta kuko igihe kirageze ngo abapfu bagusabe ku mavuta yawe. Rero ukomere ku mavuta. Imana yakugiriye icyizere iguhereza imbaraga z'umukawe, Imana ikugira icyizere iguhereza ijambo ryawe, Imana ikugira icyizere iguha kuvuga ubutumwa bwiza. Komera kubwo butumwa, komera kw'iyo mbuto nziza Imana yaguhaye yo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. De la astefo and easter alaglom. Yesu ari bugufiya, araje. Uyu mwami dukorera araje kandi azaza ntazatinda. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Reka tujye ku bundi butumwa bwa 8 twari tugezeho Imana yampaye. 8 haravuga ngo kugira ububyutse bwo mu ngo aho dutuye. Imana imbwira aya magambo yuko dukwiye kugira ububyutse aho dutuye mu ngo. Imana yarambwiye ngo abantu benshi bakunze gusenga, nibyo bagasengera mu nsengero bakumva ko bihagije, ariko Imana yarambwiye ngo ibihe bigiye gukomera, nimwongere mwubake igicaniro mu ngo aho mutuye, kuko bamwe muri mwe ndagira ngo nkwibutse ko
niba waragirana gusabane n'Imana mu rugo iwawe ukabireka, nkwibutse ko nawe uri mu bantu bacogoye. Rero unyemerere ukimara kumva ubutumwa wongere ugerageze kwikosora, usubire ku rufatiro rwo mu ngo aho utuye, aho uri, wongere ufate ibi byo gusenga, wongere usubire ku rufatiro. Nshuti yanjye muvandimwe, bamwe muri mwe mwagiye mu bihugu by'amahanga ariko ntabwo mukibona umwanya wo gusengera mu ngaho mutuye, akazi karabahugije nibyo, bero gushaka imibereho nibyo, ariko se umwami wawe nawe iki gihe nacyo utangiye kumwibagirwa. Wibagiye ko cyagiye ugihamagarwa wasengaga yibira utarabona akazi ugahamagara Imana, none uyu munsi wa none warabyibagiwe. Witeka arambwiye ngo nimwongere mucane igicaniro cyo mu ngo kugira ngo Imana yongere ibagaruke, kuko ibihe bikomeye bigiye kurushaho kwiyongera. Mbibutse ko mu isi nta mahoro ariho, kwa data mu ijuru niho tuzabona amahoro. Nongere ngutangarize ko utegereje ko hari igihe isi izongera kumera neza, ibi byo nta bihari. Uko ibihe bikomeza byiyongera niko isi igiye kurushaho kuba mbi. Imana aramwe ngo isi igiye kururira abantu kugera ku kigero abantu bazishakira upfa ariko barubure. Usibye abari muri Kristo Yesu nibo bazarindwa, nta niteka bazacirwaho. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Undi muzingo wa kenda uravuga ngo kwambara umwambaro w'ukuri, kwambara umwambaro w'ukuri. Ahangaha tuhageze niho Imana arambwiye ngo abantu benshi muri iki gihe bamaze kwibagirwa, bamaze kureka ikintu cyitwa umwambaro w'ukuri. Umwambaro w'ukuri, nkwibutse nshuti yanjye se nkukubaza, aho ngaho utuye, aho uri kunkurikira, uracyagira ukuri? Iyo bisige bitoye ubwoba. Abantu muri iki gihe basiga bavuga ko utanabeshya utarya, utanabeshya utabaho. Mana we, Yesu we, icyampa uyu muntu uri kunyumva akongera agasubirana umwambaro w'ukuri. Muhanuzi, subirana umwambaro w'ukuri. Muvuga butumwa, subirana umwambaro wawe w'ukuri. Yewe abapotre, yemwe intumwa z'Imana, yemwe mwahamagawe, nawe uri kunyumva utarakizwa, Imana irashaka kuwambara umwambaro w'ukuri. Imana ihimbazwe cyane, kandi izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. 10 nuko Imana yarambwiye ngo hagiye kubaho ihindagurika rikomeye ry'ibihe. Iyo tuvuga ihindagurika ry'ibihe, climatic change, klima igahinduka, ariko iri hindagurika ry'ibihe hazabaho ikibazo cyo gupfa k'umubare wisumbuye. Uwiteka arambwira ngo nimbwire abantu ngo basenge ibihugu bagiye barimo, muzamure amaboko musengere igihugu ugiye urimo. Ahantu uri kunyumva, Imana irashaka ko igihugu cyose uherereyemo ufata umwanya ugasenga. By'umwihariko hari ibihugu ngiye kuvuga, ibi bihugu Imana yambwiye ngo nimbyo bimenyeshe icyo gihugu niba unakirimo uzafata amasengesho usenge cyane, ko Imana yambwiye ngo numara gusenga Imana izahagarara ku gihugu cyawe itange umutekano w'ihindagurika ry'ibihe. Uwiteka arambwiye ngo igihugu cy'Ubufaransa mutumweho gusenga, igihugu cy'Amerika mutumweho gusenga, igihugu cya Belgium musabwe gusenga, Israel musabwe gusenga, South Africa. Imana arambwiye ngo abo nabo bafata ibihe basenge. Ibihugu 6 mvuze, by'umwihariko Imana arambwiye ngo umuntu wese uhereye muri iki gihugu asengere cyane ihindagurika ry'ibihe, ihindagurika ry'ibihe, kuko ibihe bigiye guhinduka cyane. Ariko Uwiteka arambwira ngo abazasenga Imana izahagarara ku birere, kuko ikirere buri bihugu abantu baherereyemo hazabaho uburyo budasanzwe. Hazabaho izuba ryinshi, ahandi hazabaho imvura nyinshi, ahandi hazabaho imyuzure, ahandi hazabaho imitigito. Imana irambwira ngo abantu bazasenge, kuko Satani afite umugambi ukomeye kugira ngo haboneke umubare w'abantu bagenda bagapfa
ariko Uwiteka arambwira ngo nimwubara mugasenga Imana izahagarara kuri ibihugu cyane cyane rwose. Imana ibagire neza cyane. Nabisubiyemo nabivuze, ibihugu mu maso Ubufaransa, Amerika, Italy, Belgium, Israel na South Africa. Aba bantu mufata ibihe musenge kuko hagiye kubaho ihindagurika ry'ibihe rikomeye ku buryo abantu benshi umubare mwinshi uziyongera. Ariko Imana imbwira ngo nimvuge muri ubu buryo, yarambwiye ngo nimusenga Uwiteka Imana azababambira amahema, azahagara ku kirere cyanyu, azahagara kuri kirima yanyu, izagenda neza, izahagarara neza, izabaho neza. Uwiteka nuko yambwiye. Imana ishimwe cyane. Ntarajya kuri message ebyiri nsigaje kugira ngo twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga, reka twongereho ijambo ry'Imana ryo Imana yambwiye. Ni ijambo riri muri Zaburi ya 91. Abantu basoma Bibiliya bamwe wenda barizi cyane, ariko reka tuyisome kugira ngo umuntu wese uri kunyumva yongere yumve icyo Imana iri gushaka. Bibiliya iratubwiye ngo uba mu bwihisho, turasoma ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. De la andostacole bofandra. Ngo ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye nirengera. 3 kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Icyambere azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Icyambere ngo umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. 5 ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Imana ihimbazwe cyane. 6 cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Umva 7 ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, ariko abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uyu muntu uzafata umwanya wo gusenga, akubaka igicaniro, agasubira ku rufatiro, akongera agafata ibihe byiza yagiranaga n'Imana, akongera akabisubiramo. Imana iravuze ngo umva akantu kanejeje, ngo abantu 1000, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, lo onde kitanzonema arigrom, ariko wowe umva rata ngo ntabwo bizakugeraho. Icyama ukabyumva wa mugabo we, icyama ukabyumva wa mubyeyi we, icyama ukabyumva wa musore we, abantu inzovu ko wowe ntabwo bizakugeraho. Biravuze ngo uba mu bwihisho. Nihe tuzahungira ibi byago n'amakuba se nihe? Nukuba mu bwihisho bwisumba byose, tugahama mu gicucu cyishobora byose. Imana ishimwe cyane. Kuba mu gicucu cyishobora byose bizadushoboza kubaho ibyago biri, twebwe tuharindirwe. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. 11 nuko Uwiteka Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bayitegereje cyangwa babwiwe amasezerano igihe kirekire ntibabona ubutabazi. Imana irambwira ngo nimuhumure, Imana igiye kubatabara, igiye kurengera. Hari ibisubizo Imana igiye kuzana ku bantu bose. Abo Imana yabwiye amakwe, muhumure, Imana igiye kuyatanga. Abo Imana yabwiye amazu, muhumure, Imana igiye kuyabaha. Abo Imana yabwiye urubyaro, muhumure, Imana igiye kubasubiza, kuko Imana arambwiye ngo hari ibisubizo by'abantu bihanganye, Imana igiye kumanura. Nimukomere mushikame. Nabonaga hari abantu bari mu marira, bafite amarira menshi, bavuga ngo Mana kuki watwibagiwe, Mana kuki waturetse, Mana kuki watwirengagije, Mana kuki ibihe byakomeje kutuba bibi. Uwiteka arambwira ngo nimbabwire ngo nimuhumure, hari ubutabazi bwabera. Reka mbabwire, nta muntu wiringiye Imana ujya umwara, nta muntu wiringiye Imana ujya ukorwa n'isoni, nta muntu wiringiye Imana ujya usubira inyuma ngo Imana ibure kumugarura. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. 12 ngiye gusorezaho no kubwira abantu tugasenga, kandi tugiye no gusengana mu mwaka kanya, kuko ngo hagiye kuza
indwara zikomeye, ni indwara zitazabonerwa umuti cyangwa urukingo. Ni imizingo 12 ndayitambukije, buri muntu wese arayumvise, ariko Imana irambwira ngo umaze kumva ubutumwa harinjira mu kanya ko gusenga. Birashoboka ko uyu turi kumwe ku irembo ryera amaze kubyumva nawe. Birashoboka ko hari icyo wenda yabariza abadukurikiye, kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya wo gusenga tukumira ibi byago, tunabwira abakristo ngo babe maso kandi bezwe. Imana ikumera umugisha mushumba. Urakoze cyane. Ubutumwa ndumva bukomeye kandi buvuye ku Mana. Yego. Kandi uri burokoke ni umuntu uri bushyire mu bikorwa cy'Imana ivuze. C'est vrai. Bishatse kuvuga ko abantu bagiye gupfa? Nicyo bisobanuye. Ariko gupfa n'umuntu abantu basanga bapfa. Nta nubwo kuba tuvuga cyangwa duhanuye ko hari abantu bagiye gupfa, suko n'umundi umunsi kundi murabizi ko abantu barapfa, n'igihugu gihora gitangaza wenda umubare w'abantu bagiye bapfa. Ahubwo itandukaniro ririho iki gihe no ku Imana igiye gusarura umubare w'abantu benshi, ariko cyane cyane abantu bafite abakozi b'Imana. Impamvu Imana igiye kubyemera nuko hari ibihe bikomeye bigiye kwanduza abantu bitiriwe izina ry'Imana. Imana igiye kwemera ko igiye gucyura mbere igasigaza abantu bagiye guhangana nabyo bameze nka Sadrach, Meshake na Abednego. Bishatse kuvuga ko Imana igiye kurobanura abanyantege nke batazashobora guhangana n'igihe cy'imperuka turi gusatira. Yego, niko bivuze cyane. Wavuze niba numvise neza, hari abantu b'ingenzi ni 12 bakomeye b'abakozi b'Imana baba bagiye gukurwa mu mubiri. Nazanye umuzingo ni umuzingo Imana yampaye ubutumwa w'ibimenyetso 12 by'ibintu bigiye kuba Imana igiye gusaruramo. Ariko hepfo nasoje mvuga ko hagiye kuba ihindagurika ry'ibihe mu buryo bukomeye ku bihugu 6 navuze. Nabisomye neza ndabisobanura. Imana imbwira ko abari mu ibyo bihugu byose bazafata igihe bagasenga kugira ngo Imana ibashyire protection. Ni mu bwo buryo, kandi umuntu wese akwiriye kuba maso. Abantu bashobora guhita bibaza bati ese ubutumwa ko avuze ibihugu by'Uburayi na Amerika ndetse n'ibindi turi kugenda tumva cyane cyane muri ibi, akavuga ati ibihugu bya Afurika byo biterera agati mu ryinyo? Ntago byaterera agati mu ryinyo, kuko Imana yo itwemereye kugira ngo turangurure tubwire isi muri rusange. Niba wabyikurikiye neza, hari naho Imana avuze South Africa. South Africa nacyo ikiri mu gihugu cyo muri Afurika. Niba Imana yagiye ikora ku mpande enye z'isi, ni igisobanuro cy'uko ubwirwa wese akwiriye kuba maso. Uri ku isi yose akwiye kwitegura, kuko Imana ibima yarambwiye ngo ni ukuburira itorero rya Kristo, kuko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye. Mu mboni y'umuhanuzi, ibi bihe urabona bizaba bimeze bite? Bizaba bigezaho umwana arira nyina ntiyumve, abantu bazaba batacyu bazaba birarira bakunda imiya bikakaza, ari nabyo twanasohoyemo ishusho nyayo igaragaza ko iki kintu kiri ku marembo. Uyibona ute nko mu mbone yawe? Icyambere ndavuga mu buryo bubiri. Icyambere nuko abera cyangwa abakiranutsi bagiye kurushaho gukiranuka. Akako mukabona hari n'imbaraga Imana igiye gusuka ku bantu basenga Imana zikomeye cyane. Imana igiye gusuka umwuka, Imana igiye gusuka imbaraga ku bakozi ba Imana igiye guhamagara. Ariko n'ababi nabo bagiye kurushaho kuba babi. Ababi bagiye kurushaho kuba babi. Ikindi hagiye kubaho ubugome bwiyongera. Ubugome ku kiremwa muntu kigiye kwiyongera. Ariko abari muri Kristo Yesu, nasoze mbivuga cyane, ni muhumure, ntateka bazacirwa. Imana izabarinda. Ubwo bishatse kuvuga ko bari muri Kristo Yesu bari mu bwishingizi. Bari mu bwishingizi. Akuyukavuze bita bintangaza cyane. Hahita nabivuga neza cyane. Dutandukanye kuba muri Kristo no kuba kuri Kristo. Hari abantu bafashe kuri Kristo ariko batari muri Kristo. Mu kindi Kinyarwanda bisobanuye iki? Nuko bamwe bakurikiye Yesu kubw'indamu n'imigati abahereza, ariko ntibaba muri we. Abo rero tuvuga cyane ni abari muri we, biyemeje kumukurikira, bagakurikira inzira y'umusaraba, bagakurikira Imana, bagakurikira Kristo mu bugingo bwe, bakizeza n'umwami
umutima wabo bakavuga ko akwiye kubayoboza urukundo n'imbabazi n'umwete no kuyoborwa na Kristo mu bugingo bwabo. Abo bantu bo barahiriwe kuko ni abanyamugisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Icyo nabaza kindi nuko bavuze ko hagiye gutera inzara. Yego. Iyo nzara izaba ari inzara iteye ite? Hari umuririmbyi wavuze ngo hagiye kuzagwa imvura y'impangukano, ngo ariko iyo mvura si nk'iyo Nowa yavuze, ngo iyindi izaba ari imvura y'amazuba, ngo kandi ngo ni igihano cyose ku banzi b'Imana. Yego. Iyo mvura si nk'iyo Nowa yavuze, iyindi izaba ari inyanja y'amasuku, Yego. izahinduka urupfu rwa kabiri, igihano bose b'Imana. Uwiteka agiye guhora inzigo, atembesha isi yose umujinya we. Naho ngaho yayivuga. Iyi nzara wowe urayibona ni inzara y'ijambo ry'Imana, ni inzara y'ibyo kurya? Ni uburyo bubiri. Icyambere ni inzara yo mu buryo bw'umubiri. Ibyo ndabisobanura. Inzara mu buryo bw'umubiri, kubura ibyo kurya. Kubura ibyo kurya ndetse n'abagiye kujya bahinga ntibagiye kujya beza, hagiye kubaho ibiza mu bijyanye no gutera imbuto zo kugira ngo abantu barye. Kabiri ni inzara y'ijambo ry'Imana. Abantu bagiye gushakisha ijambo ry'Imana ariko kuribona bizaba bigoye. Ni impamvu nabwira abantu badukurikiye kubika ijambo ry'Imana mu mutima wabo. Kuko Bibiliya iravuga, umuririmbyi yaravuze cyangwa umwanditsi aravuga ngo nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Rero tuvuga kuri iyi nzara. Iyo tuvuze iyi nzara, abadukurikiye tuba tugira ngo abantu babe maso, bakore cyane kandi basevinge. Yego, bakore saving. Bakore saving cyane ko bakwiriye nyine guhora biteguye. Kandi nubwo inzara itazira igihugu cyose, ariko umwe inzara yanamuzaho, yamugeraho cyane, utanakoze cyane, kandi igahinduka iya bose cyane. Igahinduka iya bose. Ni ukuvuga rero abakora bakore cyane, ndetse bakore neza kurenza uko nguko. Ibi bintu birebye, wabonye itsinze ari iyihe? Imana niho yambwiye cyane ko twatugiye no kwinjira mu mwanya w'amasengesho. Umuti cyangwa ibisubizo birabonekera ahantu hatatu honyine. Icyambere nuko Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bose gufata ibihe by'amasengesho. Ariho navuze cyane ngo kubaka igicaniro cyo mu ngo aho utuye. Niba uri umupfakazi ukubaka igicaniro nawe ukibera pasiteri mu rugo rwawe. Niba uri umugabo ukubaka urugo rwawe ukubakamo igicaniro cy'amasengesho. Mbega niba uba no muri geto ukubaka igicaniro cy'amasengesho. Inzira ya mbere ni ugusenga. Iki ni kimwe, ni ugusenga. Indi nzira ya kabiri Imana yambwiye, Imana nuko yambwiye ngo abantu bongere bafate igihe cyo kwambara ibigunira, barambarire hasi bihane. Kuko kwihana ntabwo kukiri mu bantu. Abantu bamejejwe ngo n'inyigisho z'ibitangaza, nabyo ni byiza Yesu arabikora, ariko kwihana, kwambara ibigunira, unyumva wese afata igihe yambara arambarare hasi. Kwihana, inzira ya kabiri. Indi nzira ya gatatu ihari nuko hari ibisubizo Imana igiye gutanga. Nimvuga ibisubizo byumvikane neza, ni ibisubizo mu buryo bw'ibimera. Hari uburyo Imana igiye gutanga, abantu bakeza, mbega hakaba icyo bita agahuge k'imyaka y'ibyo kurya. Iyi myaka Imana igiye gutanga, abantu ntibazakore ikosa ryo kuvuga ngo bayica ubusa. Hazabeho no gusevinga no kubika. Kubika, ukabika
ubikira uteganya ko ejo hazaza hawe ugomba kuharinda. Wabika no kuri konte, wajya ubika no mu mirimo y'Imana ugakorera Imana, ibyago bigiye kuza. Yego. Ubwo nukuvuga n'ubundi utanze umurongo abantu nibayoboka amasengesho basenge. Yego, hongera abe kwihana. Ibi bintu urabona Imana igiye kubimanura mu rwego rwo kuziza icy'abantu. Irimo irabahana, irimo irarema imperuka yavuze, ni mu ishusho y'iki. Ese abantu bakoze ibyaha biratumbagira babaza Imana, bituma isi igiye kuyihana. Ikindi wavuze uti abantu hagiye kubaho ikintu bita ubugome bw'indengakamere. Ngira ngo kandi byo ubuhanuzi burabigaragaza kandi binariho. Umugabo asigaye yica umugore, umugore akica umugabo, umwana akica se, isa akica umwana. Ubugome abantu bamaze kugira umutima usa nkaho ari wa kinyamaswa. Ese barakaje Imana ku rwego rugiye gutuma Imana ifata isi ikayizingazinga ikahindura urupapuro. Ibi byo impamvu ya mbere iri kubitera cyangwa igiye gutuma Imana igiye kubyemera bikaba, icya mbere ni uko ngo abantu bakomeje gukabya kuba babi. Imana yohereje abahanuzi kugira ngo abantu babe bakizwa, baranga. Yohereza abavugabutumwa, baranga. Yohereza intumwa, baranga. Igeze no ku kigero yohereje Kristo aje kuducungura. Aho kugira ngo abantu barusheho kwera, bari kurushaho kubabe, bari kurushaho gushahisha. Mwana w'umuntu garukira aho ngaho. Icya mbere Imana arambwiye ngo ikiremwa muntu kiri kurushaho gushahisha. Ibi ntabwo Imana igiye kubwira kubera ko itwanze. Ntabwo Imana igiye kubwira kubera ko itwanze, ahubwo Imana arambwiye ngo ni ibikanguzo. Imana arambwiye ngo ibingi imvugo yabyo ubundi nyayo. Imana arambwiye ngo ni ibikanguzo. Ni ibikanguzo. Igiye kuzana ibituma umuntu hari yakanguka. Kuko umuntu akabije kwibagirwa Imana. Uyu muntu Imana yakuye muri koma akabijwe kwibagirwa Imana. Uyu muntu Imana ihaye inzu none niyo asigaye ashyiramo indaya akabije kwibagirwa Imana. Uyu muntu Imana yagiriye icyizere mu kazi, izi neza yuko ako kazi agiye kuyubahisha, none abakozi azana nibasambanye. Uyu muntu akabije rwose, akabije kubabaza Imana. Uyu muntu Imana ihaye udufaranga kugira ngo adusangire n'abakene, ahubwo adufashamo ari kugambanira bene se. Uyu muntu akabije kubaza Imana. Iyo ni impamvu ya mbere, nuko Imana ngo umuntu akabije kubamo, igiye kuzana ibikanguzo. Indi mpamvu ya kabiri Imana igiye kubyemera, nuko Imana yarambwiye ngo ibi ngibi ni ibiteguza, ni ibiteguza umugeni wa Kristo. Yego, bivuga ngo ibi ni integuza ibi ngibi mubona n'ibimenyetso, ni ibimenyetso by'uko hari ikigiye kuba. Yego, nta biraba ariko ntikiraba, nta kiraba ahubwo kigiye kuba. Abantu rero tujya imbere y'Imana, reka tubwire abantu badukurikiye, iyi Imana ivuze nk'uko ibishaka ko abantu bahindukira. Yego, abantu binenewe bakiriye ubutumwa nk'ubu ngubu barahindukira, bose bambara ibigunira. Imana ihindura ibintu, abari gupfa barakira cyane. Imana yunamura icumu, abantu bamera neza. Abatwumvise bafite umutima wo kugaruka, reka tubabwire bagarukira Imana, n'Imana nayo irabagarukira cyane. Profete, ndabona mwadushyira imbere y'Imana, niba nta kindi cyaba kibagiranye Imana yadutumyeho, hanyuma abadukurikiye tutabatindiye kugira ngo bafate umwanya muto wo kubasengera, hanyuma ikindi kandi nabo ubwabo batangire gufata umwanya wo kubaka igicaniro cyo kubahisha Imana mu miryango yabo. Murakoze cyane. Tugiye gusengana Imana, kuko tugeze mu mwanya wo gusenga. Birashoboka kutsinzwe, bitugaragariza ubyandike cyangwa ubitumenyeshe, nta kibazo. Ariko icyo nakubwira nshuti yanjye ni ugusenyera ibigirwamana ufite mu mutima wawe, ukizera Kristo arakugirira neza. Reka dufate akanya dusenge. Aho uri birashoboka ko umaze kubwumva,
Imana ikubabarire kandi Imana igushyire ku rugero rukwiriye. Ikindi nagusabira ashobora ko nkurikiranye ufite indwara zananiranye nabyo Kristo yaburiraga abantu yakizaga n'indwara, wizere neza ko Imana ikugeraho. Turagushimiye Kristo mwami wacu, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itabara, uri Imana irengera, uri Imana y'impuhwe nyinshi, uri Imana y'urukundo. Nzamuye ikiganza cyanjye nsengera abera bose ku isi, abari ku mpande enye z'isi, kugira ngo ubere ubatabare. Mubyeyi mwiza, mboneho gusengera abarwaye, abadafite shinge na rugero, abaruhijwe n'ibyaha, abo bose ubatunganye. Numara kubatunganya, ikiganza cy'Uwiteka kiboneke k'uyu mubyeyi, kiboneke k'uyu mugabo, kiboneke k'uyu musore. Imbabazi z'Imana zongere zikureho ibyananiranye. In the name of Jesus, ndasenze cyane kugira ngo Uwiteka uhereye aka kanya ubutumwa bugira agaciro, uburire ubwumva, buhindure ugiye kubwumva, umuntu wese mu ruhande abashe kukwizera no kugarukaho. Uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Tugushimiye ibyo ukoze n'ibyo utegura gukora ku buzima bwacu, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ya nimero zanjye za telefone ni 078 60 8 7 880 078 60 8 7 880. Turabakunda cyane. Imana ibaho umugisha. Bye bye.